narambwira ati ngenzi mbona nanjye umva Brian naturishije abana benshi muri nosi. Gusa ikintu kiriho cyo ngewe namwe na kera hose mbivuga Brian tubivugaho nge nawe icyiza gihari ibi bintu ntabwo bo bari bajyanze ngo bavuge ngo wenda twaratandukanye cyabimeze gutya na gutya sibyo. Rero haracyari amahirwe kugira ngo bo ubwabo bagende bicare bakemura ikibazo babiganireho bagira utebe sana imbabazi ibintu byose babikemure nimba basi. Ariko nyine mva mubwire niba ikibazo Muyango nge turakorana niba Iva yaragize ikibazo yakicaye ahubwo wenda akabwira Muyango akamubwira ati Muya rero ngewe kugira ngo mbone amahoro kugira ngo numve nyuzwe reka gukorana na Brian kandi ikintu ariko none ngewe mva nkubwire icyagihe ya audio wa playinze ntago wayirangije wibuke ko narakubwiye ngo wibuke ko narakubwiye kimenye ikintu asabye kugira ngo byibuze bicare batuze nuko Muyango yareka ubu host urangije wowe ubwawe turavuga ngo bagatungwa n'iki suko wavuze uzane ya audio nabyo nimba warabifashe none se sibyo none se reka mubwire Keza ntabwo uri umuhost yego hano kazi ntabwo karimo amafaranga menshi harimo pe harimo n'ibituba byinshi ceceka nyine ceceka niba mu Ive atarakoraga ari Muyango uri gukora njyewe nagira inama yo kubwira Muyango ngo reka akazi kugira ngo ariko wari usabye kugira ngo dushake ikintu kibunga tumenye icyo kimenye ashaka ariko ibyo ntago wabimbwiye mu byo twaganiriye ntago wambwiye ko afite ikibazo kuri njyewe warabimbwiye ibyo ngibyo ntago nagomba kuza kubikubwira ko byari bite bibateranya namwe kandi turi gushaka igisubizo ahubwo ikibazo gihari njyewe ariko cyo koza murakoze ntabwo nagombaga kuza ngo nkubwire ngo naganiriye ibintu ikintu cyonyine ukoze ni ukunyumvishije ijwi rya Muyango ariko uvuga ati njyewe nako ijwi rya Kimenyi arimo aravuga ati njyewe Brian mba mbona ari we umuturisha mba mbona ari we nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo ntabwo nari mbizive kuko numvaga ko na Iva atabivuga numvaga ko na Iva ibyo bintu kuko nanjye tuganira ke wumvaga ko ngumye mangayitse ndi gukubwira ati ni iki kintu twakora najya gukubwira ngo ni iki kintu twakora ngo bagende kwiyunga kandi bizi neza yuko ari njyewe uri gutuma Muyango atajya mu rugo rwiwe ukurikije uko twavuganye njye nawe ariko ikintu kiriho cyo dusoze mu ngabo afite ukuri ko afite n'ibyo yagendeyeho nyine nibyo ndi gukubwira ni keretse abaye hari nanjye nkamubaza ni wagendeye kuki wumva yuko nyine Muyango atuza kubera yuko ari Brian reka tuve muri bibor DJ amakuru muri Belgique byagenze bite neza uretse tukaba tubirangije gute amakuru yo muri Belgique neza Brian uretse gato oya dekati ntabwo ari kubintu bigomba kugenda ntabwo uri kubaza njyewe amakuru yo muri Belgique njyewe ndiye cyangwa uri kuvuga ya Muyango ngo yawe Muyango se yagiye Belgique ko yagiye mu France agura na Kevin njye uri kubaza njyewe ayanjye yewe yanjye yagenze neza cyane ariko neza cyane oya mwemeretse kujya mwemeretse kubivaho dekati tugende gato hano twumvikana ikintu kimwe ikigaragara uvuye kwitaba abantu mwemeretse gato nari twigendere man oya nanjye ndagiye kujya mu kazi uko n'umukoboye sinzana vuye n'ibiki byose uje kutufata ahantu mvuye nta hantu mvuye nari nabaretse ngo muvuge ariko umuntu arabareka ngo muvuge yabavugiraho bikaba ikibazo yaceceka nabyo bikaba ikibazo man nari ndi kumva ndi kubamedita ntabwo nigeze ngenda deka nta n'umuntu nigeze nitaba ubitwe ndi gukubwira deka ni iki ngiki twumvikane kuri iki kintu ahanga nashaka kugira ngo Muyango ari kutwumva Muyango ngo uri hasi ari kutwumva Muyango uri kumva ko ikibazo ntabwo ari umuntu bita Keza nta kibazo mufitanye ikibazo ni deka ikibazo ni ntoza ni Kimenyi ni Ive na Brian nakwiyamye so turashaka basa Brian ko nkunda wakwemeye kujya muri kino kibazo ukakivanamo nk'umuntu n'umugabo oya ariko mani deka njyewe yaba uri kuvuga ubwo bugambo njyewe abantu bose abashuti banjye tujya twikunda nabo ariko narakibazo ukakizamuka ukakivana nk'umuntu n'umugabo ari kandi wumva nyine ndi umuntu w'umugabo ubu mugiye kuzajya mutuma abagabo n'umugabo nako tuzajya kugushyira mu bagabo ndagaswa ubu mugiye kuzajya mutuma abagabo niba uri umugabo wivane muri kibazo nk'umugabo umva ubu mugiye kuzajya
bituma abagabo bose nimvugana n'abagore babo Yeah, nigga. bose babamu ariko ma barago ariko sha nimba natandukanye umugore n'umugabo basezeranye sha naba umwana amukubise ngo plastike z'insazi ngasiye mu rugo asange ngimbora yacuramye ngayireka ndagaza. none bagiye bafata puturu cyangwa mumbujije oya oya sheri wanjye uragodfa ngaho vuga vuba kubera ko nanjye ngiye kugenda mbabarira ngaho vuga nyine ngiye kugenda nanjye mu kazi nakerewe icyo mvuga ni iki ngiki rero twumvikane smart icyo mvuga ni iki ngiki mu nyibedeka sibyo ntabwo twaza ngaha abantu 5,000 bicaye aha ngaha ngo tuvuge ngo birarangiye ako musikora keza afite abafana uyu munsi ese waburetse gato masibana waretse kavuga bro waretse kavuga man the fuck waretse nanjye kavuga basi nk'amasegonda 2 ngaho ndabasabye basi Jesus Christ so umukene kuvuga ni iki ngiki aha ngaha niyo tuza gukurikirana none se ndi guceceka mu kuvuga ngo nagiye kubata telefone navuga ngo ndi wavuze ariko vuga nawe cyangwa ubiri okay kumvikana rero ikintu tubyumvikane ni ukuvuga ngo aya masaha tuza kwitegereza umuntu bita Keza urukunyumva Keza ashaka ukuntu ahura na Muyango basolvinga ibibazo byabo babirangiza ntabwo Keza ari we ikibazo ni Kimenyi niba kugeza aya masaha Kimenyi ari wagiye gushaka Keza akamubwira iby'urugo rwe urimo kunyumva uburyo Keza yakitinze kose byagomba kubangamira Muyango ikibazo ntabwo ari Keza ikibazo ni inde wumvisha audio ikibazo ni Kimenyi aya masaha tukagaruka gutya umubano wa Kimenyi na Keza uyu ntabwo tuza kuwukoresha statement Keza nta makosa afite niba numvise neza Briane nyuma yo kumva audio ya Kimenyi yibwirira Keza akarira ajyana n'ibibera mu buriri bwe amakosa ntabwo ari ya Kimenyi ntabwo ari ya Keza have no problem uko mbibona ukuri kw'Imana Keza nta kibazo afite ikibazo gifite Kimenyi waje kugusanga turi kumwe akakubwira amabanga y'urugo rwe tudatinza aho ngaho Briane twumvikane so Keza nabo mwere aya masaha Muyango ndabizi urakariye Keza urumva ko wagusenyeye turi kumwe keretse niba ufite indi verisiyo ko yaba yarateye akarimi ke mu matwi ya Kimenyi akaba yarayifasha akayinyunguta umuhungu akabura control akamubwira iby'urugo rwe iyo ngize abindi verisiyo keretse Keza niba wararyoheje Kimenyi ukamugeza kuri extend aho ashobora guha amakuru y'urugo rwe wamumanipiye ibyo ngibyo byazaba indi verisiyo ariko aya masaha Muyango uretse gato erega Kimenyi hariya none se nkubaza ikintu kimwe niba yaraza akaza kukubwira agahinda ke nk'inshuti kwa tubiye kuri inshuti ye yarangiza ukamubwira ati kugira ngo nkumara akagahinda kugira ngo ubwire ko hashize umwaka bino bintu bimaze igihe so uri kumva rero Kimenyi nk'umuntu wari ufite ikibazo hanyuma Keza ntabwo ngende buze kuguhereza ndongera ngo cyane nkumaze iki kintu kimwe ni gute umuntu waje kukubwira agahinda k'uruko rwe amabanga yakubikije uyashize hanze ubereye Kimenyi imfura okay ngewe ikintu kiriho cyo iyo umugore we ataza kuza ngo avuge ngo ngewe ngo ibintu dupfa uri kubyumva ngo ndabizi urumva akabijyana mu buryo ko Kimenyi yacumise Keza urumva akabijyana mu buryo ko ngewe ibibazo bifitanye ari ngewe ubiri hagati ngo ibintu ngo nakoze ngo ntibizi sinzigera ari undi munyarwanda ngo mbikorera sibyo rero nanjye ntago nagombaga guceceka Keza nkubwira impamvu nkubwira impamvu yego yimbwira urabona nubundi nukubera ko amakuru nejo narakubwiye ngo umuntu urimo hagati yanyu na Muyango ukuzanira amakuru akayakuriho akayajyana iwe niwe ubateranya kuko mwebwe hagati yanyu nta kimupfa ntabwo ejo nabikubwiye niba rero niba ari uyu munsi nakubwiye ngo nta kintu nzi mpfa na Muyango
Keza uzi ikintu kimwe nibyo Godfather ari kuvuga, umuntu uri inyuma y'ibi bintu byose ni umuntu witwa Yves, ni umuntu witwa Kimenyi. ariko Yves nimba twaraganiriye banza nyine wumve we Yves yarazaga mukaganira, yagera imbere ya Muyango akamubwira ngo njyewe Keza nawe ambwira ibi nibi ariko reka mu block, akereka Muyango yuko wowe yakubrotse. Iyo koza amateka muri uyu munsi, koza amateka Keza iyo umuntu ngo na amateka kabisa. Iyo uvuze ngo na brotse uyu muntu ni ukuvuga yuko uwo muntu nyine ntago aba ari umuntu mwiza kuri wowe, nyine uba uri kumwerekana Keza koza amateka mwiza kuri wowe, uri kumva noneho yabona uwo muntu wabrotse ejo kongera mukabona wenda muri kuvugana kandi ari ivuguza ndi ibyo bintu Muyango nakumva yuko ari wowe ukubateranya mwese mukaguma kwako. Keza koza amateka none se buriya nkora bikwibwiriye ubizi, sinamenye ibyo gutandukana kwabo hashize ibyumweru 2 batandukanye, none se ibyo bintu nari mbirimo gutandukana kwabo. Nyine urumva yuko kubera ko Yves we yazaga akakubwira, ariko yagera imbere ya Muyango akamwereka ko wowe nta kintu muvugana kandi mwabrokanye. Ariko rero umuntu witwa Yves afite ibibazo byinshi, akanya akanya ikibazo ngiye kugisoma. Aravuze ngo ese ko de Brian yanga Yves cyane, ese ndamwanga nanga Yves koko mu bintu navuze. Ni mukeba wawe rero nago nkunda ibibazo. Brian nanjye yarihimura, ninjye wamujyanye kujya kurongora umupompisi, nanjye kugira ngo ngende kurongora umupompisi ashaka iki DJ ngagenda nkakiyahuraho, barakubeshye. Brian wigeze kuvuga ngo kubera iki ntigeze nkubwira ibyo bintu, nuko ngewe ntashakaga umupompisi reka tumuteho nashaka, yo mpamvu ntigeze nawe nkubaza ibyo bintu. Ugera uyu mwebwe cyari kumbabaza bisanye mushaka kubikira ikiza rero nuko clearinze ibintu ukanyumvisha yuko atari wabizanye ari Yves. None se nanjye Yves aho yagiye kujya gutangira bajya gusambana nibyo by'abapompisi babo, ninjye wari ufite mu ruhare yarakariye nge Brian mwibanga yora kwanga nagamwanga ase wese urumva umuntu yaguhoreza umugore yagutwarira umugore ntagomba kunyanga. none si byo Muyango byo mu Faransa byari ukugira ngo nawe agaruke yihimure. None se sheri ninjye wafashe Muyango noneho mu Bufaransa se yaragiye guhurirayo n'undi Brian wakabirira. Oya mu Bufaransa ari kumwe n'umwana bita umu DJ. Hako deka mubazi muzima ndagukunda bese nari nakumuburi nari mu Bufaransa mu buriki ese ngiri kuvuga Brian niwe wanjye umwana w'Kigali bita nuza mumfashe DJ ngenda gukunda mwana ukagira ikibazo mwana. Uriya niwe wanjye muvuge mufashe saba ari wo numvisha imihanda kutashauti ariko uri umusazi uramuvuga se muvuge kutashauti ndakwiyamye dekanje ndakwiyamye by'umwamba mukutashauti abanyarwanda bose bumva. So twakomeje, so mwabyumvishe rero banyarwandakazi, urugo rwasenywe na Brian nijye twemejwe, urumva twemeje, urumva ako yewe nzabyemera ko Brian nawe Muyango ntago ari umwana, Muyango n'umukuru nimba yari mu Yohana agasanga iyo umugabo we n'ikintu cy'igitaba cyaho mwana urenganya Brian gute mwana, tujyana kuri nta kintu ndenzaho. Murakoze cyane, byari byiza David ko Muyango na Kimenyi umuntu bazicara abantu z'ibintu byabo birangire kandi basubirana. Ariko ndewe Yves niba uri kuri no live cyangwa se ukabutana ariho ndakumenyesha ko rwose nimba mu bintu byose wagize ikibazo bwawe kandi ukankira mu gihe warandenganije rwose nta kintu mpanga nawe usibye akazi na bizu yiwe yo kwitama ngewe nzi ku buryo batanajya kuvuga ngo hari kurukura ya Muyango Muyango nazi ni izina ry'Imana kandi yumva tu yewe we aki lie ya Muyango rayizi mubwe n'induzi se umwana bafite muvuye muri toilette ramuzi inde wo bita nuza Brian nani waje kuri inshuti yanjye magara ndabiretse ariko man yo twaje ban what the fuck nigga man twagisubiye byiza wagicucuwe bita Yves nibagutwaye umugore gasukanye kubwo nyine byarangiye, urumva naho utwaye ubita n'ibiki byose ubwo nima bw'ijambo ryanjye ryanyuma nigendera ngenzaho nawe bita Keza
ugomba kumenya ikintu kimwe ubutaha nuko nimvuga mu mihanda tuzagusha amazi ahubwo ntibakashingaho banza mu matiku njye nta numurira n'abantu so kakubaze ko bavuze ko yuko uwo de trainer umutinganyi acubitana n'abakoye bo muri Israel nibyo ntago ari byo ibyo ngewe ntabyo sinzi ko arongora abagore kuko yarongora mbyaza ashaka kukurongwa akakunyaramo gake ariko nyine akajya gushutana n'abagabo ikibuno bisexual byo nzi ndakwiyana ntabyo bavuze yuko acubitana n'abatipe bafite ibintu bafitanye na ibiki byose nabo bimenye so ashaye impamvu ya wenda atakigishaka kufakinga nawe ntabwo nigeze ko atigeze yanga gufakinga nanjye mbaye nkwiyamye deka ageza kugusura se agawucumita ndakwiyamye okay kumucumita aramucumita ibintu buretse gato imirongoranire ya Keza na Kimenyi ku makuru angeraho Keza umbabarira ntabwo ndi kubya kwa Kyuzinga wowe tubwira ko ari inshuti yawe magara musanzwe ndetse gato uzatsabe neza ariko si mirongo ko ndi kubwira ibintu ndakwiyamye ibyo bintu ngeze ndashuka yewe kwisa ese kiyo bageze kubyanya umutanya ariko kubera genda rongora ese kuba urongora na Kimenyi ko atari umwana mubi ko uretse gato bivugwa ko ndi gukora ko bivugwa ko ntabwo ndi gushinja madam bivugwa ko atangiye kurongora na Kimenyi 2019 ubwo ndumva rero igitsina cya Kimenyi bino 19 Kimenyi yari umukipe ikomeye Kimenyi yagiye guterambere ko atera muyango ubwo urane muyango yaraje gukora iki rero Didora umva muyango narwo yakaza bino ke mu mwana ubu yatenga papa wambere warwaniye Kimenyi nundi mu Keza nubita uyu nguyu Didoro rero inkuru ya Keza na Kimenyi itangira kwa Didoro ko naguhaye nimero sijye wakwihera yanze kunyitaba none se naguhaye hari ikintu nikeka reka yasanga uretse n'uburyo mwese muyango salvation muraza gupfa uretse gato muraza gupfa inyama mutakirya uretse muraza gupfa Didoro araza kujya kandi atagifite munoza mureke kuzana Didoro muri aya matiku Didoro afite urugo rwe mu muvane muri aya matiku yanyu nimba zaganira mureke abandi biyubakire umva kubwire Keza Hima wara bashimye amapumbu ya Kimenyi kamushimagirwa hari umunsi muri comment ngo Didoro baramucisha amaso muri comment the trainer we moments mujye kureba muri comment hari uvuze ngo muri comment ngo bita the trainer asukura n'umugabo wa the trainer ngaho da urumva wajye usoma ibyo wavuga ngo umugabo wa Simbi Modo nako the trainer acubita n'umugabo wa Simbi Modo no do not go there brother no let's go back to the point mbabarira muri comment banditse ibyanditse mu boroka masi muri comment ndavuga no uwo mabera nyina wanditse muri comment banditse ngo ngiye kuki ngewe twabyaranye se binyuze muki asoni Keza tugiye mwubaha n'abantu asigacumitana n'umugabo namuburotse none katereka ibyo bintu oya reka ibyo bintu please ndagusabye ntabwo ari ibyo ni ibinyoba niharabika iriya catfish namuburotse mabera nyina namuburotse mane nazako uzabwire umva wa kigabo wanditse iyo comment uzagenda ubwire so nawe amuhe yegora uje muri kuza guharabika imiryango y'abandi so reka tugende gato ya rero Keza ariko ubundi n'ubushaka uburyo naragenda cicika gato naragenda uretse gato ya Godisa babarira umunota iyo murimo muraza hano muri comment cyangwa se umuntu akaza akavugana ngo umuntu n'umutinganyi mukajya no kuvuga ngo runaka yaryamanye ngo na runaka nta video ubifitiye nta gihamya nta chat uburi cyereka ugibuze bazanye nka nyoko cyangwa bakamushyira nka se cyangwa undi bakamuzanira nka nyina akaba ari uza kubahereza ubuhamya mwagiye mureka kuza kwita amazina y'abantu mudafitiye gihamya cyangwa udafite na video cyangwa na chat yabo DJ Brian mubaze ikibazo Brian wewe ubungu Brian mubaze ikibazo Brian Tina uramuzi ariko si bini yewe ndagiye Tina Keza mbere yuko yewe nta Tina nzi Tina ukora iki Tina wahe Tina wahe kimwe gifite amaguru meza gatoya kananutse hari ubwo se ni kuri kuvuga deka oya hari ikindi Tina kifite amannyo gigize kirushije umwe w'ifoto zambaye amakarito kimwe giteye neza kiri swerebo ariko se yewe none reka nanjye mbabaze ubu ngubu sinzagira umukobwa tuzongera kugendana sinkagira umukobwa tuvugana sinkagira umukobwa ntabwo ikibazo ari ukugendana ese ubundi reka nkubaze ntabwo ikibazo ari ukugendana nabo ikibazo ni ukubatikura none se mbatikura mwajye muzana ibimenyetso
ibimenyetso birenze n'umugabo avuga ati ureba ni Tiana ni Tiana, I'm sorry. Comment wabone tayari. None Tiana nawe yakoze mundekere umwana none Tiana nawe yakoze iki muvane Tiana muri ibi bintu umwana wanjye mumureke Tiana ni sheri wanjye Tiana nawe yakoze iki Ni innocent. no Tiana ni umusheri wanjye Tiana ni umusheri wanjye kubabaza nyine Tiana ni umusheri wanjye uvuge ndumva na Uramuzi Bria? Tiana ndamuzi my god Bria